ibiganiro binagenda neza. Nagiye mbona abantu mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bavuga ba nimero 8 Rayon Sport izasinyisha, ariko yo yari izi kihishe, yari izi kibitse, yari izi nicyo yabona muri Tambwe. Biba ngombwa ko asinyira ikipe ya Rayon Sport. Yasinye imyaka 2, n'umukinnyi mushya w'ikipe ya Rayon Sport, ni nimero 8 mushya nyine w'ikipe ya Rayon Sport ugomba gusinya. Ibindi byo abantu baraza kumubona mu myitozo, numwe mu bakinnyi beza bari muri championnat y'igihugu cy'u Burundi. None areba biography wanditse izina Tambwe Gruari ukabyandika kuri apana na Wikipedia, nujya muri search engine yari yo yose usanzwe ukoresha, uraza guhita ubibona ko uyu mugabo witwa Tambwe arundi wundi byo kuri level yo hejuru. Abandi bakinnyi basinye ni Arsene Rumogo, imikino ya nyuma ya Rayon Sport muri mwaka w'imikino niwe wayikinnye. Umutoza wa Rayon Sport wasinye mu ntangiriro za phase retour yaramubonye ashima services, ahitamo ko kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ihendwe na nundi mu nimero 2 wava handa hari hose, ashima services za Arsene Rumogo. Hari nibyo yamukunzeho, ashima ibyo byiza byiwe byose, hanyuma afata icyemezo cy'uko agomba kongererwa amasezerano muri Rayon Sport. Undi wasinye ikipe ya Rayon Sport ni Rushema Chris. Umuntu wari we wese warebye ikipe ya Mukura arahamya uruhare rudasanzwe rw'uyu muhungu witwa Rushema Chris muri defensive line yari ikomeye ikipe ya Mukura. Abo bakinnyi rero nibo 3 basinye uyu munsi, biyongera kuri nimero 3 twaherukaga gusinyisha Musore Prince. Abo ni abakinnyi bane ikipe ya Rayon Sport imaze gusinyisha, ariko ntibirarangira kuko dufite hashtag ivuga ngo 11 bose n'abazungu. Ese n'abazungu uri kubivuga, n'abazungu baha abazungu abatuzi cyane abazungu kuru? Oya, sino kuruhu. Imitekerereze ni ya kizungu. Ntago turi kuri level yo gukina champion, ndacyabivuga kuko hano muri iyi office habitsemo umudari wishimwe wuko twageze mu matsinda. Tugiye gusubira muri rya rushanwa ryacu dusanzwe dukina rya CAF Confederation Cup. Imitekerereze rero dufite ni y'abazungu. Twebwe turi nk'abazungu. Ntago muzongera kutwumva turimo turavuga ngo kubasifuzi, turimo turavuga kubiki. Oya, Rayon Sport imyumvire dufite ni ya kizungu. Niyo mpamvu rero 11 bose bazaba bari mu kibuga n'abazungu. Haba basinye n'abari buze gusinya n'abandi bazasinya, abazatangira imyitozo. Hari n'abakinnyi bacu bagiye kuva muri vacances basanzwe badufitiye amasezerano. Imyumvire ni imyumvire mvuga suruhu, imyumvire 11 n'abazungu. Rayon Sport izaba ifite 11 b'abazungu. Imitekerereze ni ya kizungu, apana gushaka urwitwazo ngo byagenze gutya ngo byagenze ukungo 11 bafite imyumvire ya kizungu, 11 bose n'abazungu. Hanyuma imyitozo iratangira ryari? Kuri gahunda y'umutoza nibyo bakiri kuganira n'abayobozi, muraza kubona confirmation vuba, ariko igitekerezo cy'umutoza arifuza ko imyitozo yatangira ku munsi wo kwa mbere, kagira amahirwe yo guhura n'abahungu be, arabakumbuye, hari abo yabonye, hari abashya agiye kubona bwa mbere. Afite igitekerezo cy'uko imyitozo yatangira ku munsi wo kwa mbere, hanyuma agatangira kugira groupe hakiri kare. Hanyuma Wasiri, iyi sezo irangiye mwabuze igikombe mu minsi yanyu, avuga ati mwariye inka munanirwa umurizo. Iyi sezo bwo muraha icyizere ki abafana ba Rayon Sport ku gikombe? Umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport ibyasize ishize byo ntago dufite umwanya wo kubiganira. Twaranabirenze ubu ngubu. Ngira ngo buri mukunzi wese w'umupira w'amaguru azaho Rayon Sport yagoye n'icyabaye kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itakaze igikombe cya champion. Sina ngombwa kubisubiramo. Niyo mpamvu dutangiye uyu mwaka w'imikino. Hari abantu badushinja ko twatinze kujya ku isoko, ariko ntago twize dutinda kujya ku isoko, ahubwo twari dufite etape par etape tugomba kunyuramo kugira ngo Rayon Sport isinyisha abakinnyi bayo. Ndakumenyesha ko uyu mukinnyi nka Katambo yaganiriye na Rayon Sport kera, yageze no mu Rwanda kera. Nta muntu wibuka igihe yagereye hano, yageze hano mu minsi yatambutse, yarari hano Kigali aruhuka anaganira n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Byagenze gake finally birangira yumvikanye n'ikipe ya Rayon Sport, arasinya birarangira. Niyo mpamvu rero uyu mwaka w'imikino ugiye kuza rero, niyo mpamvu ni kukubwira ngo 11 imyumvire n'abazungu. Pep Guardiola uramutsinda ibitego 4, ariko kubera ko ari umuzungu mu mutwe abwira abakinnyi be ngo mutuze twatsinda 5. Uramutse aratsinda ibitego 3
ubu ubona ko hari aho VAR itamugendekeye neza, ubwo ndavuga Mikel Arteta kubera ko afite imyumvire y'abazungu mu mutwe, iyo mitekerereze nyine afite, akakubwira ngo nta kibazo, icyo banze ni mukihorere, mukomeze mukine iminota 90 nisobanura ibintu byose. Umwaka w'imikino ugiye kuza rero, Rayon Sport igiye gusubira hahandi ze. Icyambere cyo mugomba kumenya, ntago tuzataha mbere nk'abandi basanzwe bajyayo bahagararira u Rwanda, ntago tuzataha mbere. Mwitegure ko niba ari ku gihe, niba ari kuri SKFM n'indi bitangazamakuru bategura abanyamakuru bazatravelinga ibihugu bitandukanye bajyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Iki cyo ni isezerano mbahaye, muratravelinga kenshi. Rayon Sport ntago ntiribuze gukina match nyinshi, irakina match nyinshi. Nitugera muri shampiyona y'u Rwanda rero, ba 11 b'abazungu rero, iragigutera bine nushake wange bitatu, kizaba ari kimwe kubusa niko match zarangira. Kuva ku munota wa mbere, pressing, niba Rayon Sport atari yatangije umupira, pressing tugiye gushyiraho record y'ikipe bifata amasegonda make kugira ngo ikwambure umupira. Ahubwo rero ibukoresha ikimaze kukwambura. Niyo mpamvu twavuze Tambwe bakubwira ko ari umukinnyi ufite retroviseur, i Burundi niko bamwita, afite side mirror, akagira n'amaso ane. Tambwe bakubwira ko ari marareba mu kibuga cye, afite ubushobozi bwo guha assist forunganye kandi ari kureba mu kibuga cya Rayon Sport. Ubwo bushobozi arabufite. Noneho rero nitugera nko kubataka Rayon Sport igiye gusinyisha, hari forunganye, ariko kugira ngo mwumve ukuntu tugiye gufata inyundo ya Kinubi tukayicisha isazi. Rayon Sport igiye kumanura undi mwataka with huge CV, ufite 7 nini. Rayon Sport ntinyurwa. Defense mwabibonye ko Rushema Chris yinjiye, ariko ntago turanyurwa. Rayon Sport ntago murabona umuzamu uzayifatira, nta muntu umuzi, ni umuzamu we, usibye ko wenda batazajya banamugeraho. Muri contract twamupropoje ko agomba kuba afite na telefone, azajya bari kuri chat aganira na famille yabo. Mu kibuga nta kintu kizamuba, mu kibuga azabaganira na famille, azajya bari kuri chat. Tugiye kuzana indi business insha yitwa Rayon Sport Tea. Azajya bari gucuruza icyayi ari mu kibuga, nta kintu kimugeraho. Azajya bari gucuruza icyayi. Business insha ni Rayon Sport, kuko abazungu banywa icyayi, abazungu banywa icyayi, banywa coffee. We rero tugiye kuzana Rayon Sport Coffee Shop. Idrissa ntago umuzamu mwari mwamumenya, muramumenya vuba. Uwo muzamu namara gusinya, we n'umuzamu CV y'icyanditsemo nuko ikipe akini yose ijya mu matsinda. Afata ikipe akazijyana mu matsinda ya Confederation ya Champions League. Yakiniye ikipe inshuro ebyiri, kugira ngo ijye mu matsinda byasabaga ko agomba kuba hari inshuro ebyiri baheruka mu matsinda iyo kipe heruka gukinira. Niwe wayijyanye rimwe, barongera barakina, babona ntibasubiye, barongera baramugarura, babona gusubira muri ya matsinda. Uyu muzamu rero namara gusinyira ikipe ya Rayon Sport, niwe muzamu wa 7 ugiye gukandagira ku butaka bw'u Rwanda. Turashimira RDB yamaze kutwemerera ishimwe ry'uko tuzanye umuntu uzakurura abakerarugendo hano. Turayishimira cyane, bamaze kutwemerera ishimwe ry'uko tuzanye umuntu uzatraktinga abakerarugendo. Ariko kuri iyo CV yo kujyana abantu mu matsinda, nayo ubwo kuri ya saison ambazaga igiye gukurikira, yatubwiye ati musijyari muhumure, ngewe akazi kanye no kujyana ikipe mu matsinda, hari ikindi. Ariko none washyiraho forunganye imyitozo ari marakora. Ntago mwebwe mufite ubwoba, igihe mwangaje abakameramani benshi, mujye muzana 3 bashinzwe gufata igice cy'inyuma cya Rayon Sport, bafata iyo business yo gucuruza icyayi. Abandi 6 bashinzwe gufata abakinnyi mu kibuga hagati. Buri mukinnyi wese muri 3 ba Rayon Sport bazakina mu kibuga hagati ajya bafite aba videographer 2. Umwe ushinzwe gufata udukoryo tunezeza abariyo kuri buri mediateur, uwo ni umuvideographer umwe kuri buri mukinnyi. Ajya bafite umuvideographer ushinzwe gufata udukoryo gusa tunezeza abariyo. Haze nundi ushinzwe gufata izo passe n'ama assist. None nitugera ku bataka, nkeneye ko tuzaba dufite abataka 2 bazajya bagira mu kibuga rimwe, aba videographer 10. Uwafashe igitego cya mbere ajya ku editing, ariko hasigara undi. Ntabwo bazajya acamo igihe kinini, ajya yeditinga kimwe, undi ahita asubiramo, undi ahita asubiramo, undi ahita ku buryo buri minota yose hajye haba hari umuvideographer uri kumwataka wa Rayon Sport. Hari akantu kazajya kaba buri munota. Hanyuma Wasiri, umaje gushyiramo abakinnyi ba n'ubu ngubu tuvugana, ubutumwa ku mukeba. Nta mukeba ngira ngewe burya, nta n'ubutumwa namuha.
nahoze mbona troll ejo bundi abantu bavuga ngo nanagiye yahubwo oya ufite ahari agira ahandi ajya nge ndi hano kandi noneho ubutumwa ndimo ndatanga ni bumwe bwonyine Wasiri mwabonye yari umwana uwo mwabonye sezishize yari umwana ubu noneho naje ndi umuzungu ninjye uhagarariye babazungu noneho naje nje hari abantu nabonye barimo barakora amagrafike ngo Wasiri yagiye njyahe ndi hano kuhaguma nge ndumureyo ntabwo ibingibi mbikora nk'akazi nakazi kuko hari icyo nsarura kinjira mu mufuka nanjye muvugizi ngenyine ugisarura abandi bo biracagoranye ndikubigira umushinga w'uburyo bizagenda ariko noneho nitugera ku bikoryo by'uburyo ngiye kwinjira ninjye muzungu mukuru ngarutse nk'umuzungu ntago ndi umuntu usanzwe brother kugira ngo mwebwe mutegure ibirori byanyu kugira ngo mugiye kubitegurira huzure ni ngombwa ngo uvuge ngo Wasiri wamusinyishije oya mukora ibintu byanyu mwahuzuza nta kibazo bafashe ibirori babijyanye mu ntara kuko stade Amahoro ntiwayuzuza ngewe Wasiri ku nshuro ya kabiri mbibabwiye mbere inna lillahi bismillahir rahmanir ngiye kuzuza stade Amahoro bwa kabiri ku munsi w'igikundiro nzaba ndi MC match ya mbere nuzuza stade Amahoro nari mfite tentire match tuzakinira muri stade Amahoro ngutangarije mbere ndaba mfite igituta uri gutereka imisatsi dore umusatsi wawe niyo mpamvu nagikuramo ingofero Wasiri umuzungu amanukanye igituta kuri Rayon Day mbibabwiye mbere ndamanura ikipe ikomeye muri aka karere ndaba ndi kumwe na Young Africans sinangombwa ngo tubitindemo igisigaye ni itariki Pacome Zuzu agomba kuza hano mu Rwanda nsaba ifoto nge ntabwo nzasaba ifoto muzabibona abakinnyi ba Young Africans bubwabo bazaza bansaba ifoto ngewe urabona umuzungu w'igituta manukanye new look icyo nsaba bareyo mwakuzura stade ndabizi neza bazayuzura ibihumbi ngewe nago ndi ya kipe itegura ibirori ikabijyana mu ntara kugira ngo abantu bigaragare ko bari benshi oya turi hano mu mujyi ibihumbi 45 ndabyuzuza bwa kabiri ninge muvugizi wenyine wayujuje stade Amahoro narayujuje ndabisubiramo amateka arisubiramo ntago rero ni byiza kunyifashisha naranabafashije nabonye abantu benshi baraguze amatike yo kujyayo ni byiza bakomeze banankoreshe ariko kuri iyi nshuro stade Amahoro ndongera nyuzuze bwa kabiri ku munsi w'igikundiro ahubwo duhure turimo turabatangariza uko umunsi w'igikundiro biri bugende abareyo bari kumbaza batamatike ari muhumure stade turayifungura vuba ibihumbi 45 Wasiri umuzungu w'igituta ndahera kuri Yanga kugira ngo manze nereka abantu ibyo ngiye gukora muri Afrika ariko ku itariki ya kabiri iriya kipe ijya kwihisha mu ntara tariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani nyibwiye mbere babonye iyi hashtag ngo ya 11 b'abazungu bajya muri Burkina Faso bazana uwitukuje